Guys, Umuhoro Sports nje hano kugira ngo ngire ikintu mbagezaho. Ntabwo iyi video ntabwo nje kuganira ku makuru y'imikino nk'ibisanzwe, ahubwo wenda ngereranyije n'ibiganiro nageragezaga kubaha mu minsi yashize ndetse n'uyu munsi. Ariko burya aba content creator kuri YouTube turi benshi pe. Iyo ufite telefone yawe hari ibintu byinshi ureba kuri telefone yawe, sibyo? Hari igihe wenda uvuga uti ndebye iki ngiki, ariko wakumva nyine kitagushimishije ugascrolling ukagenda, sibyo? Wakumva kitagushimishije ugascrollinga ukagenda. Uzi impamvu nuko icyo kintu wumva kitakurimo kandi kitakunyuze, sibyo? Ariko wowe ubwawe muri mind zawe icara ufate telefone yawe, niba ufiteho data, niba uri kuri wifi, uvuga uti ngewe ubwanje nkunda iki ubundi busanzwe. Ese nkunda comedy? Ese nkunda umuziki? Ese nkunda siporo? Ese nkunda ibyegeranyo nk'ibya ba Mwanafunsi? Ese nkunda filime zisobanuye nk'izaba Rocky? Ibyo bintu byose numara kubitekereza, icara uvuga uti okay, niba nkunda siporo, ni itegeko ko ngomba kumva Radio Rwanda, ni itegeko ko ngomba kumva BNB FM, ni itegeko ko ngomba kumva SK FM, ni itegeko ko ngomba nyine ukumva ko ayo maradiyo wenda akomeye yose wagira gute wayumva cyangwa se wayakurikira, sibyo? Uzi impamvu nje ngarutse ahangaha ndaza kuyibabwira, cyangwa se imwanzuro ndibuze turi buvana ahangaha ndaza kubabwira. Mbabarira unyumve tujyane muri iki kiganiro, nawe uraza kumva igitekerezo cyawe uri ahangaha. Twese ko turi ahangaha dufite akazi turakora, ariko na telefone turazikora. Iyo telefone yawe urayifite, wayiguze ku mafaranga yawe, nanjye nayiguze ku mafaranga yanjye. Twese turishima, tukajya mu muziki, tukajya mu mafilime, tukajya mu makomedi, byinshi. Ariko njyewe nagiraga ngo byibuze tuganire. Wenda imikino turaza kwigarukaho mu kanya muri video iri bukurikire, kuko nubundi ndabona Fabrice Romano hari ibintu yaduteguriye hano atubwira kuri Victor Gyokeres. Ariko ntabwo nazanje kubabwira Victor Gyokeres wenyine, ahubwo nuko ndimo kugerageza ngo ndebe ko hari indi update yavuyeyo. Ntabwo naje kubabwira amakuru nababwiye mu gitondo mashaka kujya mbabwire agezwaho aka kanya. Rero ikintu nagerageje kugira ngo tuganireho ni ukumfasha kandi mukambera inyangamugayo. niba uri ahangaha, si uko nkurusha ubwenge, si uko nkurusha imyaka, nta nubwo nkurusha kwamamara pe. Ariko twese ko turangaha kuri YouTube, ntabwo umuntu avuka gutya ngo ahite aba umuntu mukuru. Oya, uhera mu bwana ukaba akajiji, ukagenda wigira ku bandi bakuru bawe bakagenda bakwigisha. Uguhaye imico mibi nyine ugakura ufite imico mibi, uguhaye imico myiza ugakura ufite imico myiza, ufite n'indangagaciro. Wakurira ku bantu cyangwa se muri famiye nziza ugakura nawe uri mwiza. Wakura muri famiye wenda y'abantu batukana, y'abantu bafite ingeso mbi, nabwo nawe ugakura ufite ingeso mbi. Ariko nagiraga ngo niba izi social media dukoresha, niba umuntu afite content atarimo gusebya abantu, ariko ugasanga wenda ibintu arimo kugezaho uri kubyumva kandi ukumva ko ari ibintu byiza. Uyu munsi ngiye kuguha nk'urugero. Urabona wenda aka kanya bakubajije ngo mu Rwanda ninde munyamakuru usesengura football ukayumva, ndabizi uhita uvuga yuko ari Rugaju Rigani pe. Nanjye ndabizi mu gihugu cy'u Rwanda nzi neza yuko niba atari n'uwa mbere ashobora kuza muri batatu ba mbere. Ariko ngiye ku bwanjye Rugaju Rigani niwe my favorite, cyangwa se niwe munyamakuru wanjye nkunda uzi gusesengura neza football.
nanone mu banyamakuru bazi kogeza match nkavuga ati ni uwitwa Axel Rugangura. Ubwo nshaka kumuvuga gutya, ariko wowe wenda ukavuga uti njyewe ni kwizigira, nawe undi akavuga ati ni Keza Cedro, ndakavuga ati ni Nepo mu bicu, ndakavuga ati ni Fuad wihanganye, ndakavuga ati ni Rugembana Theogene. Nyine ugereranije n'ukuntu abanyamakuru bakunda, twese ntabwo dukunda ibintu bimwe, sibyo? Ariko ntabwo bujya ukuntu mubona gutyo ntabwo aba, ariko ntabwo yavubutse gutyo ngo ave mu ishuri cyangwa se asoza amashuri ahita aba umusitari gutyo mu itangazamakuru cyangwa se mu kogeza match. Oya, aba afite abantu yagiye yigiraho akabagenderaho, akavuga uti bura niba abantu muzi wenda Mahoro Nasiri nuko mutabizi neza, ariko Mahoro Nasiri njyewe ngereranyije n'igihe natangiye kumwumva ni muri za 2015 kuri Flash FM, menya yari yasimbuye nde mama, yari yasimbuye niba Rugembana Theogene wajyaga kuri Radio Disi, ntabwo ndimo kubikurura neza. Icyo gihe abantu benshi bajyaga bavuga ngo Mahoro Nasiri ntabwo ashoboye, ariko aka kanya uyu munsi haba njyewe haba urimo kunyumva, twese tuzi yuko uyu munsi Mahoro Nasiri ari umuntu umaze kuba umunyamakuru w'ingenzi kandi twese twigiraho byinshi, sibyo? Kuba rero hariho abantu yigiyeho yakuyeho ubumenyi like nka Axel Rugangura. Bura Mahoro Nasiri yabanaga na Axel Rugangura, babana muri ghetto, na Axel Rugangura niwe wamujyanye kuri Flash FM. Icyo gihe hari na match bagiye bakorana, ariko birangira n'ubundi Axel Rugangura avuyemo umunyamakuru mwiza, kandi kuva Mahoro Nasiri abaye umunyamakuru mwiza. Ariko biba bitangaje kuba wenda umuntu yavuga ati nanjye ko mba numva ndamutse ngiye kuri social media kakanya, ko hariho umuntu uvuga ati ndamutse nkoresha YouTube nakigisha abantu ibintu byo guteka, sibyo? Undi akavuga ati ndamutse nkoresha YouTube nakigisha abantu uko bakina comedy. Undi akavuga ati ndamutse ngiye kuri YouTube namera nka Gatari Fred nkajya nigisha abantu uburyo social media zikoreshwa, uburyo YouTube bayikoresha, uburyo waba monetize, uburyo nyine ibintu, uburyo wabona amasaha 4,000 kuri YouTube, nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Ukavuga uti hari ibintu banumva nshoboye, sibyo? Ariko mwabantu mwe biragoye kugira ngo utangire YouTube uhita uyitangira nk'umuprofessioneri, uhita uyitangira nk'umuntu ubizi, uhita uyitangira nk'umuntu nyine wagezeyo pe. Oya, YouTube utangira ukibwa intege, uzashyiraho ikiganiro byonyine mu ijwi ryawe, abantu bumve ko ari ijwi ryawe, ahita yandika muri comment avuga ati nta kintu ushoboye, wapi, nta kigenda, wapi, ibyo bintu ntabwo ari ibyawe, byihorere. Njya mbabona, ariko burya nk'umuntu wo mu content creator, njyewe natangiye gukurikira football pe, sindi umuntu mukuru cyane, ariko football nzi cyangwa se football nzi cyane yo ku mugabane w'Uburayi. Mu Rwanda ntabwo nyizi neza, byo mu Rwanda byo ngiye kubibabwira naba ngiye kubabeshya pe. Mu Rwanda nta kintu nzi mu Rwanda, ariko ku mugabane w'Uburayi buriya natangiye kumenya football 2012. Kuva icyo gihe nakurikiye amaradiyo menshi, hari abanyamakuru numvaga nazamera nkabo, ariko simvuze ngo nzaba umunyamakuru ukomeye, ariko kuba navuga ati nkagira umugisha nkavuga ati ngeze mu isi yo gukoresha YouTube, ngeze mu isi yo kuba nanjye hari ibintu nshobora kuba nasangiza abagenzi banjye. Niba niyumvamo yuko nshobora kuba nacukumbura uburyo umukinnyi runaka igihe ahereye yakina umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga kugeza igihe yasezereye umupira, nkamenya uburyo nshobora kubwira ati yari afite yatsinze ibitego ibi n'ibi, yatsinze abasista ya naya, wenda nk'umuzamu nkavuga ati umuzamu ufite abasave menshi n'uyu nguyu, nyine mwumva njyewe pe ndabizi.
ariko ukuntu mbizi mu mutwe wanje ntago ariko nzaza ahangaha ngo nirekure mite mbivuga nk'umuntu ubisobanukiwe neza 100%. Hari igihe nzaba ndimo kuvuga wenda wumve kubera kumenyereye Axel, kubera kumenyereye Rugaju, kubera kumenyereye undi muntu, nyine ukumva ko mu matwi yawe wakumva ko nahita mvuga nk'uko Axel avuga, ukumva ko nahita nsesengura nk'uko Fuad asesengura. Guys, mwihangane, mureke kuduca intege, sibyo? Wenda wowe niba nta kibazo ntacyo bitwaye, burya iyo umuntu ayanditse ati nta kintu ushoboye, burya uba urimo kunkangura, uba urimo kumbwira ati gerageza uhindure ibyo wakoraga, ugire gute, ukoresha indi teori. Ariko iyo nyandikiye gutyo uti wenda hari umuntu ushobora kuvuga ati courage, nta kibazo, ibyo ndabikunda. Hari n'undi ushobora kuvuga ati ibyo bintu byihorere ntabwo bishoboye. Kandi nyamara njye nkumva yuko ndamutse nkoresha YouTube, numva ko njyewe icyo nabagezaho ari ukugira ngo ndebe updates z'amakuru y'imikino, nyababwire, ndebe nkurikirane match, ndebe ibintu byavuye muri match, nze hano babwira ati match ya Manchester United na Tottenham byatangiye, match igice cya mbere cyarangiye bimeze gutya, shot on target ni zingahe, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine. So guys, ukaza ahangaha namara kuyipostinga ukandika muri comment ati nta kintu ushoboye, nta gahunda zawe, ntaci. Guys, twese turi abantu, sibyo? Kuba ndanga kuri YouTube ndabizi, ushaka kuba urimo kunyumva ibintu ubizi kundusha, ndabizi pe, ariko hariho wowe ni ukuntu byumva, ukuntu bizi kundusha, nawe watangiye nk'uko natangiye. Niyo mpamvu uvuga ati twese ahangaha, niba wumva udashoboye gukoresha YouTube channel, abagerageza kuyikoresha, gerageza byibuze n'uwo muntu mwunganira, uvuga uti iyo ari kodinze uravuga cyane, wenda ukanyandikira ukambwira utoke background nuza sound ya background wazaje uyigabanya, noneho wowe sound yawe ikavuga cyane, nyine wenda ukaba wabyandika gutyo, noneho kugira ngo nanjye numve koko ku muntu wankoreye subscribe, numve ko hariho akantu yagize gute yamaye. Burya nunyandikira muri comment ukambwira uti muri video zawe nja nzumva, ariko hari ahantu nyine ukora ikosa iri n'iri, ukabyandika muri comment. Guys, naco bitwaye, ariko ibintu byo gutukana muri comment, ntabwo twebwe turimo gutanga video hano twambaye ubusa, ntabwo turimo gutanga video dusesereza abantu tubavuga amagambo mabi, ntabwo dukoresha inzira ya politiki ngo turajya ahangaha tujye kuvuga oya, hano ni imyidagaduro, hano ni siporo. Uko nzagenda basi munyihanganire, uko nzagenda mbikora buri munsi, ndabizeza yuko nanjye nzagenda menyera gukoresha iyi social media cyane, noneho nzageze igihe mvuga uti okay, nanjye noneho ngomba gukora ibyo abantu banje bashaka kugira ngo banyiyumvemo. Ariko narinda ahangaha ngira ngo byibuze niba wenda ibyo mbagezaho hari akantu katameze neza, mujye mugerageza kugira gute kureba ko umuntu utakoresha amagambo mabi kugira ngo nabandi bibace intege zo kubikora. Kuko iyo unyandikiye gutyo undi akajya muri comment akabibona, nawe ashaka kugira ngo nawe aze mu rugendo rwo kuvuga ngo ashobora kuba ashoboye football, ashoboye kuvuga amakuru y'imikino, ariko kubera ko abona abantu batukana ku makomenti baca abantu intege, akavuga ati burya nanjye nimba itangira bazatangira abantuke, agahita yitinya akanga kwirekura, ugasanga nanone agize gute aratinye, kandi byibuze yakagombye kugira gute, yakagombye gutinyuka nawe akagira gute akabikora. Kuko mwabantu isi tugezemo iragoye, ntabwo uzicara hariya ngo ibyiza bikugereho, ahubwo ni ugukora cyane, ukavunika, bakakuvuma ibintu byinshi, nyine ibitutsi byinshi. Ariko ntabwo ibyo ngibyo ari byo dukeneye ahangaha rwose. Mureke tuba abantu b'imfura, nibura ahangaha nyunganira nanjye mwunganire, uzanyandikira comment nanjye nyiripurayinge ngereranyije n'ibyo uzaba wanyandikiye. Ariko niwandika ibintu bitameze neza ntabwo nzagusubiza, kuko
nsubiza umuntu wanditse neza kandi ndabizi neza ko ibi ngibi gerageza niba wanditse burya iyo wanditse comment hari ikintu ihinduraho mugenzi wawe. Iyo ari comment nziza mugenzi wawe akayireba akavuga ati nanjye namutse mbikoze byagenda biza gace gace. Ariko iyo wanditse comment uvuga uti ku Muhuro Sports mutugezaho ibintu byiza, mutugezaho amakuru meza, ariko byibuze ukavuga uti ntacyo bitwaye kuba wavuga uti sound background yawe ntago ari nziza. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri, ijwi ryawe wenda harimo andi majwi mu ruhande asakuza. Icyo ni icya kabiri. Ibyo ngibyo umuntu akaba yabikosora, ahita avuga ati byibuze abantu banje nta nubwo ari ukuma subscribe gusa, ahubwo bagerageje no kugira gute, bagerageje no kugira gute no kungira inama, ku buryo nanjye nzagera ku gasongero ngavuga ati narifashijwemo n'abantu bamaye subscribe. So icyo nicyo nageraga ngo mbagezeho, kandi murakoze cyane kuba munkurikira. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze kubagirira neza. Reka nizere yuko tuzahura muri video zitaha. Nizere yuko mugiye kuma comment mukambwira uko mubyumva, niba wagerageje kumva iki kiganiro kirekire. Sinavuga ko ari kigufi, ariko nagiraga ngo duhuze ibitekerezo nk'uko abantu baganira kuri WhatsApp bagahana ibitekerezo, ariko ngize amahirwe yo kugira ngo reka nyishyire aha ngaha, noneho umuntu uri buze kucyumva aze kumbwira nawe ukuntu abyumva. Tugerageze twese, buri muntu agerageza amahirwe ye. Ushobora kuba wifitemo impano, ushobora kuba ufite abana aho ngaho mu cyaro cy'iwanyu baze gukina comedy ugatinya kubishyira kuri channel yawe. Oya, YouTube irahari, ifungura account yawe, wowe ugendeye ku mategeko ya YouTube gusa. YouTube ntabwo yemera gukoresha ibintu guterura video y'umuntu ukayipostinga kuri account yawe, ntabwo YouTube ibyemera. Ariko iyo ukoresheje ubwenge bwawe, mind zawe, ukavuga uti njyewe ndafata recordinga cyangwa se njye kuri YouTube live nshyire ikiganiro, niba ubishoboye ntacyo bitwaye. Ariko gufata telefone niba ari ebyiri, imwe ukajya ureba amakuru, noneho indi kuri recording, uvuga amakuru indi kuri recording, noneho ukaza kubihuza ukabiha abantu, namwe mwumva ukuntu bivuna. Ariko ugasanga umuntu atangiye kukwandikira aguca intege. Ariko sinda ahangaha kugira ngo njye mbabwire ko ndimo gucika intege, ahubwo njye mbabazwa n'ukuntu wandika comment undi nawe agatinya kubikora kandi akagombye kuba abikora. So guys, tubane neza, turi inshuti nziza, Imana iradukunda. Wowe muhungu, wowe mukobwa, nawe umusore, bashuti banje mwese tubana mu magurupe, ndabizi muri kunyumva. Tugerageze tubane pe, ungira inama, umbwira uti rwose courage onye, ahubwo ukanyanca muri comment ukambwira tuzadukorere. Njyewe numbwira uti ndashaka umukinnyi n'uyu, umbwira amateka ye, umbwire gahunda ze. Yes, sinzabivuga neza mu ijwi rya Rugaju Rigani, nzabivuga mu ijwi ryanje no muri background sound yanje no ku Muhuro Sports, ariko sinzabivuga nk'umunyamakuru kuri Radio Rwanda. Tubanze twumvikane kuri ico kintu. So gerageza nawe, ushobora kuma erega namwe mushobora kuma exam no kumbwira uti ndashaka umukinnyi utakanaka, mbwira ibitego yatsinze, amasist afite, yakiniye amakipe angahe. Numara kubimbaza nanjye zagira gute, nzagukorera video yabyo nyigushyira aha ngaha uyumve na bagenzi bawe. Sawa, murakoze cyane, Imana ikomeze kubagirira neza cyane.